we injira. Twashakaga mama. Twashakaga mama. Ariko mwebwe nta soni munagira. Ariko mwabana mwe mwabaye muto. Habe no kuza mu musuhuza umuntu ikindi cya kabiri. Nugute mushobora kwinjira mu buzima bw'umuntu mutamuhamagaye. Imbonye ariko ntago nabikoze kubw'urukundo. Nyine nari mbonye arakomeje kuzana amahane. Hanyuma ndabibaganira namwe atari ko niba ubuzare wanyitwariye. Nyine kubyumva neza. Wowe wakundaga ari? Ntago mvuze ko namukundaga. Nyine byari mu rwego rwo kugira ngo mbarinde. Ariko aho kugira ngo munshyigikire mu bimwumvishe ahubwo bahise bakurura batangiye gushyira mu mwana niba mumuhe nta n'ikintu binantwaye nagende n'ubundi se ko yabyaye nawe angana ni nkaho buriya nawe twamushyira mu cyiciro kimwe nk'icyanjye kuko nge bavuga ko nshaje nagumiwe wasaze uratekereza neza uriho uratekereza neza ibintu uri kuvuga wabitekerejeho nyine nta kindi ariko se sheri byari ikibazo ndi kwibaza ntabwo ari wowe uyu ni wowe watinze buriya bagomba guhita umbwira wabyibagiwe none se ko watinze kutabivuga se inshuro zose ubivuze ndavuze nubanza ari nge hari wapi ngene buriya barimo kugushyira muri mudu wumve ko ugomba nsubira mu umusubirishamo kandi bitari ngombwa twagiye urumva rero ufite ikibazo cy'uwo mwavoka ariko ntugire ikibazo si umwavoka tekerejeho ese ni gute dushobora kugurisha iyi mitungo nta sinyatire z'abana banjye ziriho birashoboka icyo ni ikibazo nacyo numva gishobora kuba kandi ntabwo bashaka kwemera ko tubigurisha tubasabye sinye ntabwo bayiduha batari ikintu gikomeye icyo kiye ko kumena umutwe wirirwa ugishakira igisubizo utari buze guhita ubona ibyo nabitekerejeho noneho maze iminsi ubitekereje